nzi papa ni same kumenya ko umunyu urimo bro papa ya ni same kabisa ziriya ni ingaruka zinda itateganyijwe mubona afite nabyo bikaba biraryoshye nawe yashariye aka gakombe niyongeremo umwe ngiye kwinywera guys nababwiye ati supu iri sawa cyane ukeneye kuzana kitambi ndidateganyijwe ukeneye gukomera no gukomera cyangwa kubyimba inda ukagira utya bawita umufa supu wanajua na ibeshye usenga no hari igihe nigeze kugura godiyo nkajya nyisengana nkajyana no gutera amana pasiteri abwira ababyeyi ati kiriya cyane cyane iriya sikari imeneka urumva mani ndagenda ubwo hari umwana naramwemeraga byatari cyagihe cya noheli muravuga turiya mwana ngomba kuba yosefu akaba mariya ahita mfatiraho nyine nkamukubanya muri iyo ukahagera ufite script ngira cyane ukuntu mwabaga mwegeranye noneho tugiye kuririmba twabaga muri korali ya warawase look umuntu agiye kugera gute kuba shefu bita kapa nibwo wamfasha Ngiye kubande? kuraza kucokeza utakarabye mwana uzi ko handi bagusaba boti zo kwambara n'agapfukamunwa n'ingofero ubundi umutoni nawe uba wabyishe ukagombye kudereza twatuna bagira ni iby'abanyamoko Dibwa rero Ni ibisirimu. Dibwa ni iby'abanyamoko wahagarare gutya ndashaka kumbwira ibiryo bitanu uzi guteka wakwemeza abantu ibiryo bitanu ikintu bita agatsima kangoto Ukizi guteka cyonyine? Oya kambwiye bitanu ngegwera indi cya kabiri umuceri pilawu Uzi guteka pilawu? ndi umuntu w'ikiyana Uzatekera pilawu turi. akaba ikintu bita iyayi iki Iyayi. tubitike uzi kuri metsa akagi k'agatsima n'akagi k'umureti iyo kwirira bari kubona ukuntu turi kubigenza nk'akantu k'agacapati simba ko ricenye cyangwa n'iryo sindana izabikora muri status iyi sindano niyo sawa iyi sindano niyo ruzungu irizo irya ukaza ucira urukonda rumeze nka benzine nkwereka ko mwana bahakari Rero ntabwo umwambaro rero uri mpaye. ariko ndashaka kurusha mwana ndimo Hano mani bwa mbere uteka watekeye he byari byagenze bite ubwa mbere nteka ubwa mbere nari mutoya nko ku myaka ingahe uri muto. se n'ubu kuri mutoya usuri mukuru yavuze nyine mutoya wo kutajya guteka oh igihe nari mfite nka cumi n'ibiri gutyo 12 hanyuma none urabizi iyo ukiri mutoya ukubwira umururumba byatara n'igihe bimere yazanaga nk'inani k'umuceri k'agasuniya kera nkahita amabara ahangaha ndi guhaje kubera umururumba nyine kandi ukiri muto mwari benshi tiwageze uhaga oya niyo mwabaga muri babiri neza utangubanye hanyuma nuko noneho Rero nshaka nkabegereza kugira babone ukuntu muri gukata. ni ngombwa mubibone rata cyangwa ni ngombwa mwumve story ko nindi uri gukomanga dushizeho inkoko icyuma kiraryaye Nashaka kutana ifaha. ubwo ntitugigeze inkoko
cyane kamombe gucuranga isa n'indubi Bene ndugutama kurago. Katano turi nk'ozonye. mama kireka ko ari Urabona? Bakagira kiriya kingoro nahise ngo nitwereke bajyane. Bagiye batora ibintu se dusanga ntigikora. Jesi nari naribonye nahise nitwereke. umukobwa ajyanye amafaranga yo mu Rwanda Amafaranga yo mu Rwanda ku Ariko arakora. Abanyarwanda barakora ku isi hose. ntabwo bashoni Mugire vare yo muva ako ibintu ndimo mbaga kubona biri sawa. Mugende tubakomeze sitora meze. Akanwa ko kabari. Hey. Hizo tumizo kula mkimwingine. Unadai? Zimkuidage. Si atu ya mtu mmoja hivi. Mtu mmoja. Kuna story. Bana. Kanjugu. Story za jaba. Ndio inakuwa story za chips. Story za jaba. No, muna uri mumfasha. Yanatyo. Ayo ari tomato tro. ifiriti yari ireka Kera kose. Wari wayitwimye ngo nawe gushutinga. Ana ibinyo mwana Twatugeze twabona. Muva aho ngaho ariko. Fata gutya mwana. maniko irakonje Irakonje fu. bashizemo tomate Niheyo. Siyikunda. Ize gutya. uba waresigana Noneho yamukiye. Yazana ifoke. None ibibindi ni ibyana. uzinani muri hoteli ikintu nzajye kiri tomato nzana aho yanjye shiremo Nanjye niho nyamarira akarusha. Hano hari abandi bafana. Rashi. Twagiye gufana rero na Kiyovu. bafane goromari Sponge gukata byose azariko. urumva rero wati noneho ngomba gusigara mu rugo njyenyine uyu munsi nkateka nkarya ngahaga Ariko cyumweru cyangwa ari undi munsi. urumva mutashiramo tomato mwana Hari. Ni mumba nazairisha n'umuceri. oya Kaza hamwe ngo mamingo kumatiriye nkabasanga kwirisha umuceri. urumva bwa noneho wateka nirwaze inze Teka ibiryo bijye mpaye. njyenyine Bazaga bambanye ko atazateka mu haje. waba ufite umururunga Abana sha umuntu agitekereza ngo wama nkaba umukire nkagura nk'ipaki y'amandazi njyenyine nta muntu usaba. noneho baragenda nageza mbona mbere ari gucumba kumva yuko ari ibintu zoroshe mbona ari ibintu byoroshe sinshizeho amazi urabona ko akunda iyo umuntu afite experience yo gucumba ashiraho amazi angana n'umutsima agiye gucumba namanuza ugashiramo kaya amazi yo kwiyuhagira Ushiramo amazi menshi kabisa. ndayuzuye urabona ya safuriya tuzatekeramo amazi yo kunywa ngo ni umutsima wanje njyenyine Abandi bagiye kwinjira. basize ndyamye narenze ubwo bamaze kurenga Kubyuka rero. nabanje
urupangu ndarufunga mba ndaretse Siko murashariye imvugo. ahubwo nshyiramo amazi aho ngaho mbere y'umutogosheje uburari no mba ndaretse ngo ndiye nama mfata ngo nibushiramo ifu yose ti agapaketi nama ngatamo mu mazi amazi inkono irindwi mbona nuno Mu Rwanda saba gifuye mu paketi cyangwa kudamu. urabona nk'abantu bo muri Kenya yani ingano urabona ingano ni amashiramo yama yuzura ngo yuzure urabona noneho iyo wadahanwe ukuntu udahanura amazi shyiramo amazi hariya bibitogoto hari ukuntu udahanura amazi ujya kunyereka icyo sinjya guteka imboga Oh, no uteka. niyo wari ushaka guteka Oya nari ngiye kugufasha ariko. natwe ntari gufasha Oya. mba ndaritse maze kwarika ikintu cyabayeho y'amazi mpita nyafata nyashira n'ifu yose ntibibaye ariko hagati aho n'ubundi rwari urwanga nageze ngo nidahiye neza Ese hamwe ni ukubera ikirwa bari Rwanda niba bashaka umufuka w'izifata. none se singiye kugira ubwenge nongeramo indi jage y'amazi nongeramo indi jage y'amazi noneho biba nka sima ibaze biba birapfuye izi nyama ariko uramenya kuziteka utari ngiye horera sha twe twize guteka izo ishati de papa uve kuri ba bandi njyewe uri ushatse wampamagara nkanagutekera mu bukwe bwawe nibankatire tu Gukatira iki ko buri muntu ari bwikoreza akora. oya nkatira urumva noneho utuka ndetse abantu baza kunanirwa siporo urumva noneho papa Nza sitori arimo mbese niba ntabwo nzi shizeho intoryi zitayemo amavuta atarasha wari ufite akamenya igitunguru kikiri kizima nagikasemo kandi Usiga n'uwawe igikoni. naribi komeza rati umuriro ngo ndangize birananira wati n'ubundi kandi nta muntu amahitamo mfite icyo ngiye gukora ngiye kubirya ndabyihata biranga Amase nk'abashefu. amazi nyamene buto igihe waca igikumwe amazi nyamene he Yemenya impano muri Kenya. igikumwe noneho yakivubanye hanyuma ndarya binanije kujugunya muri puberi uravugisha ukuri ewa na mita udusahane ntoza ibitoryi by'urumva narahejeje ndabihekenye birarangira igitsina kirana naho kubitaga mu nda ugahita ugeramo ari nk'isini ibaze bibaye gutyo biranga ntumbwire ko hano basanze umeze nk'akabwana kamize shashi agahihareje ubatezwa nayo ubatezwa nayo Nawe kupea pesa ya Rwanda. Shosho. Ukaenda nayo kwa duka. Ukakupea nini? Maembe. Sawa, mwite kulala, mkimbie. Mjie kuryama vuba. Mkimbie, mjie kuryama miembe mrango mjie. Mimi napika sikuosha vyombo. Mimi niko boy lakini mimi akitaka nampikia. Kwani boy apikangi? Nani amekwambia hivyo? Mwambie si kawaida. Boy ndaza teka soko. Kuri mkontambo bazange kwani wewe ni boy. Mimi ni boy lakini naweza fanya nini? Naweza kapika. Mimi ni boy, naweza kaosha. Naweza kafanya kila kitu. Anaweza Unaelewa? anaweza za Kuclean. Na si ndio. Niko na mikono. gereko na mjani
Niko, genda. Enda dadi, enda. Ambia ntuma. Baje kuryama. Baje kuryama. Nimecheza kutosha kulala. Bravo. Man, ngakomeza iyo story man, bitorye. Ibitorye mbishyiramo mba ndaragurisha birarangira. Noneho nsigarana ikibazo cyo kuvuga ngo Woze safuriya. isafuriya noneho yabaye igikoko. Kuko mbere aho batarangubanya naza isafuriya ko nayisize ari nzima. Byagenze gute? Byonyine kumva ko kageso umubyeyi ku mwana we agomba kumugubanya. Utusanye natukubise neza natukogeshe. Aho. Nuko bazafata. Igikumye yarakishanye. Ai, iki baragicyaje. Shefu kundazagira. Semwereke wowe. Ibintu twatwarabyigiye ubufira. Ibintu twabyize ku kabati. Urabona dore shefu ubundi agira gutya. Yerekana hariya. Urabona nk'aka kabora. Angawa hizi vitu gani hizi? Iyo toka hapa sikutaki kwa kamera. Nasikia? Donc uwafashe kera bikona mto. Wagize gutya. Hapana ibyamu uri gutema yangu uri gutema igisheke. Sawa, enda ka sitting ukune Niyo mpamvu ubundi Genda mcunga. imbuga iti bimeze gutya bifite akaboro kaje gutya. None se diba waje gufatwa cyangwa? Urumva nyine isafuriya yarananiye. Inaniye mere. Araza turengera simbizi urabizi ntabwo nzi guteka. Bavuga ko batese. Mere arapfusha ari nihinga. Ngwini yangu Noneho ikibazo ntikibaye tugiye kurya ubwo ni hasi rwa rutsima ngo ndumare. Rurananira. Biramo. Naje kumenya yuko nabikoze. Isafuriya irozwa se cyane. Safuriya yarananiye ndayitsimba munsi y'intebe. Araza ati ya safuriya simbizi mwasi. Urumva nyine yari yasize niyane. Nirwaje. Yose bwa mbere nteko ukuntu byagenze. Nakubaye. Kwanza tureke guhera. Niba uzi guteka. Yewe ibyo byose. Mfa kuba mfite umunyu, inyanya, igitunguru. Nibyo uzi? Nta nubwo nkunda utuntu tw'udukoryo ngo uduki n'udukingwa ko bita ngo onja, ngo ogi, ngo gwa, ngo nanjye biriya biboro biratinda. Bro, njye mushyiramo umunyu uringaniye, ufite igitunguru, ibiryo lazima biryohe. N'ubu nshatse nateka muri style mutabona mwese. Ukanyirute. Ubwo nyine nureba ko no mazi atarashuha. Reka nshiramo ibirungo byose n'amavuta. Urumva? Byose se urumva udakurikije ibintu by'abashefu. Abashefu ni akantu k'agadetaye detaye. Noneho twebwe hari igihe guteka biba ari impano. Ngakata nk'abashefu n'abaturere. Dore cyane. Umva story. Uburyo natangiye umva ari ikibazo hano. Kamera ntabwo irimo kubona. Urumva ukuntu abashefu ntushaka uzumira. Urumva abashefu ukuntu imboga iti bivuga. Bagakata ibintu benshi ako cyose. Oya uragira ahantu ukongera ukatugubanya. Ubu ngubu ni ukungu igitunguru cy'igitaliyani ni gutegeka ati. Bavuga ni muri geto birasuka muteka. Muri geto basomeza umutsima. Geto ya Konyange. Ko mfite abashefu. Ayi wowe. Dore ibitunguru yakase nk'ubibaye yarafite mu Oya iki ni igitunguru sasa rero ikibazo cya Abdara. Kerere. Nta n'ubu uzi ibintu byo guteka wowe. Ngenda kurebera kuri ibyo bitunguru nongere nkurebere kuki ku nyanya. Abashefu ubundi imbuga ita n'ukuntu ivuga bari imbere cyane. Aya ni amanota 10 mu bintu bijyanye no guteka no kuvuza igitunguru. Aho imutoni kwa rika sotokisa ariko ngiye urumva yuko harimo ikintu cya diplome. Nase diplome. Umugore wawe azajya umutekera. Cyangwa uzahita ugagara nyine. No mu rugo ariko iyo abakozi bari kureba akantu k'akamuvi arigitekera ntabwo ati muri kuri Netflix. Moto narimo nkorera ibintu nibiza kubiha
araba ari amaboko abiri. igitunguru mba nambaye fime ngiye kungubaye Utangiye kurira kwibuka Yesu ari ku musaraba. nuko nyine ndi umushefu nyine mba ndi kugikata ku shoto Nyewe mwanze kumva story yanjye uburyo nacunze bwa mbere. Nyewe rero story. oya n'iriya ndi gusubiza wese waratekanye Jewe mwatubwira ko n'abateka bari bagiye gusenga. Ikibazo ni uko icyo cyaha ntakireze mu baturanyi kandi aratagufata bakaba bashobora guhita bansubiza ikirego muri RIB. byagenze bite Weto kapo muvangavu mugende reka bategereje mugende. Ni ukuvuga ngo inkoko yaraje, inkoko y'abaturanyi yaza ntagiye gusenga nipowe nta kibazo mfite nta cyaha nshaka gukora ndiho ndi kureba ibicutu. Inkoko ibiraje inje mu gikoni cyacu ibirateye igi. Umaze gutera igi ndareba mbona abantu bose bagiye gusenga nta n'uwanabibona nta na CCTV zabaga. Inkoko ndayisohora. Urumva icyiza cy'inkoko ntabwo yari bugaruke ngo tuburane ngo nateye hano. bitera iki Ewa nitera igi. Ndarifata rero mba ndacanye umuriro nyine izo bitaga rondereza. Shizeho isafuriya iwacu bakundaga kwarikamo itanereramo rya gisasi. ritanamennye tu Ewa naritamenye nyine nshaka nyine rihite rishya ndihondahonde ndirye. Nari umupeti mutoya ariko kuba y'abazungu ko bwari umumba mutwaza ishako urumva mani ako kanya biba bigenze bite mba nkwemo ryagi. babonye papa Banza wumve noneho inkono iri gushya cyakora tunomba numva ise washyizemo byinshi. oya mani ibiboro byinshi ntabwo ari Sinaba byinshi mani ngende ntekivuga ziri ubutunguru byinshi. cyose nkikubanye Kigubanye mani. rero guteka ibi bintu mba ndi kukwereka ni Baza gushyiramo mwitamusazi. ibiboro ni ibintu ni mezire z'abashefu ese itarakorera riba Ibaza iryo tarakorera riba ryerekeza. Urumva mani byagenze uko inkoko rero cyagiye nyine inkono itangiye gusha ntangiye kwibaza ese umunyu bazawushyira hejuru numvaga mwumena mu mazi ukaza kwinjira ariko nkavuga ati ndaza no kugira gute kuri sato mushiremo mpita numva abiwacu bavuye gusenga ntararya ryaye n'abasagiye gapfagara ababyeyi bagiye gusenga sha mwababyeyi mwe ntimugasiga abana ngo mujye gusenga. Ewana nkitekereza kurya igi numva aho mubarashitse. Uzi ikintu nakoze nahise nkuramo igi ndihisha inyuma y'ishiga ndangije mpita mfata ifu mpita mena noneho gamunuza mu mazi nyine kuko bari kumbaza ngo amazi nayo irisho ndikumva rimeze ntaribwira umutetsi mani umuntu uzi gupima umuntu uzi gupima iby'imva nimba ari iby'imva mutumvisha imbogite uvuga ngo ni iby'abavetinamu nuko abataliyani mu kanya nutaka nafunguye amadirisha amasazi aruzuye nawe niko kazi tugushinze ntagire isazi ugera hano. isazi irareka kuza muri gukaranga Guys, story yanjye bayipfubije ariko reka nanjye mpite mpfundikirira. ahubwo reka nkwereke Guys, birangira nshonze urwanga. reka nkubaze ikibazo cy'amatsiko niki kintu cyakubabaje mu buzima cyawe kiruta ibindi Ni ukubura papa wanjye. koresha niki cyagushimishije mu buzima kugeza ubu Ni ukubyara abahungu babiri. Umukobwa nawe ni umwe. umutoni bwa mbere mubona niki cyagukuruye kuri we igwa uratangiye navuga ati iki cyane uratangiye kuyitereka mu maboko Ntibagiye kugurisha n'umuceri. Mani cyari cyiza. aranzi Hose cyari sawa. aya naho se Hose w'imubanya mani. hari ikintu kikukurura ukibona umuntu bwa mbere hari umuhungu yigeze kumbwira ngo yigeze kubona ngo umukobwa ngo hano ngo afite ngo dimboze undi ngo agatsitsino keza
Imana abantu bakunda ibintu bitandukanye. agatsitsino Bagatsitsina ngo uriya mwana afite isuku. Eka bro. uwo muntu uko Icyo bazi no mukundi. kumureba gafite isuku Ngo afite isuku. Kandi buri mwana ufite isuku aba ari neza. ndetse isuku ayirera ku gatsitsino noneho ntuzi kera abakobwa ibintu bakoraga wasangaga atajya yoga umubiri ariko yoga amaguru usiri kugasangira Ngubu abantu man, uziko abakobwa muri weekend sibira ibaro byo kogesha amaguru n'angana. myambiri koga byose Mwana bya biboro ndabikunda ariko mba numva nta kwicara muri salo z'abagore ngo babiri Uzajyana iyo katapira yawe. shanya yanyishyuza icyabiri 500 Abakobwa ataguteye neza. inzara Ntabwo bari nkanjye. nawe nonoreka nkubaze Ikirenge kiba kiri muri gambuto wazamura ukabona reka umwana. mbanze nkubaze Mbaza papa. nihe hantu wigeze kuraburiza ku nkumi uravuga ati ewana digwa ndaraburije ndasebye kabisa ewana bitajya bikuvamo Nasabye ku mbebe. ewana kabisa utanakugiye inyuma Shakuriya rero mu izina ry'Imana ntabwo ndaseba ku mukobwa n'ukuri kw'Imana. agutera inzara Ukuri kw'Imana nta mukobwa okay. Ni nk'ibi muganira bisanzwe ariko nta mukobwa uranira ya ndobo ya danje. Nta mukobwa uranira. oya tureke ibyo guterwa indobo hari n'igihe unakundana Utahubwo sikanda yambaye ku mukobwa. yego Icyo ari umwana nemeraga. siwe ko wazengurutse cyane Yarumva papa. wakimya ko guteka isubira hari natega kantera Umwana nemeraga turirimbana mu ikorari. nanga arimo uburozi bankingirije nagukingirije hari Urumva mu ikorari. Noneho icyo gihe hari hagezweho utuntu tw'utudehashi. Noneho njyewe nkajya njyana n'iyo dehashi kinakabumba. Noneho hari ukuntu urabizi dehashi yashiraga munsi vuba. Irashira. Noneho ati muzee yari inkweto imwe mu mwaka kugura inkweto indi yashize. saka kuri noheli Ati akagakweto kaya bwari ubukene cyangwa niko nyine imibare yabihagaze twavugaga urukweto rumwe rwo gukora n'urundi rwo gusengana ntabwo gashira ibeshye usenga no hari igihe nigeze kugura godiyo nkajya nyisengana nkajyana no gutera amana. Pasiteri abwira ababyeyi ati kiriya cyane cyane iya sikari imeneka. Urumva mani noneho ndagenda ubwo hari umwana naramwemeraga byatari cya gihe cya Noheli naravuga turiya mwana ngomba kuba Yosefu akaba Mariya ahita mfatiraho nyine nkamukubanya muri iyo ngahita ukahagera ufite script mbere cyane ukuntu mwabaga mwegeranye buriya. Noneho tugiye kuririmba twabaga muri korali y'abana Sunday school. Noneho ya nkweto yanjye ku gatsitsino yaratobotse ariko nanjye nari umujene umusirimu cyane ahita nshyiramo imvaho nshya ayirambura neza aho agacanga kaza nyine kagahura na cya kinyamakuru ya newspaper iri munsi kakaba nk'agataka mbere yo kwambara ashyiragamo kaka nahitaga nkagubanyamo akantu k'agataka. Noneho ibyago dore ibyago byari byabaye twagiye caci imvura iragwa turi mu nzira. Ubwo yabaye n'umupatano hari ukuntu bahuzaga abana bose muri karitsiye mu marushanwa twa drama team n'ubukingo muze kureba itsinda wadati mwese natwe twaba tudukata muri izo story tugiye kuririmba. Ikintu cyabaye sinamenya yuko ya mvura yazamutse muri ya dehash kirato canje. Tugiye gutya tuzamutse kuri stage kubyina umuhungu umwe kumbi cya kinyamakuru cyasohotse cyaroje kiba kirasohotse ngo gisohoke umwana mumbebe yarari inyuma yanjye. Umukobwa umwe abakandagiye cya kinyamakuru urabona bakunda gutera intambwe gutyo ugize papa cyose gita gisohoka ari nka metero izina ry'Imana ngo gisohoke ndwana nanjye no kugica kukigubanya ngo batakibona kandi umwana ari inyuma mombe baba yambonye yaratanga ndakemye papa
none umwana ukuntu nabaga ndi umunyacyangwe ngo nibyiyoboye ku cyangwe mu ikorari umwana abona kenshi yaratobotse mba nashizemo ikinyamakuru uwo munsi nasebye yalla wararaburije mwe wararaburije kabisa iyo mubwira naraburije cyangwa utanahakubwira nasa twaturanye nyine nivuga kawe nanjye numvireho oya ayavuga kawe nanjye ndaza kuvuga kawe iyo batangije isitori yitangira ibibazo byarangiye zo njye nkoze nkubaze oya nje kubaza aho ntabwo zihata buriya rero reka mbabwire kandi ni seri ujye uhata wowe reka mbabwire buriya urumva agakora bo twakoze reka mbabwire kandi buri seri ntabwo ari ugufera urabona iyi boro y'inyanya ikava yayo buriya niyo ibamo vitamine iyo wayikuyeho rero kuri uba wabyishe mbere wallahi mbere abatetsi bose barahata ariko mwese ko bazihata abandi ujya bariya ni abantu batazi ibintu byo guteka seri ngashaka nashyiraho ka seri muto ntabwo bizi ibyo biboro njye ntabyo nzi kera nibwo abantu batajyaga bahata ariko nyine uradukata inshuro nyinshi wumva banza kubikata gishefu ngo mbanze ntiwiteme gishefu ikagushirana wakata iki gitunguru gutyo ukagikatakata gutya ayiwewe umva ukate dutoya mani birakunaniye binanira guteze ahubwo vuga we ngo biterwa n'ukuntu uteka inyanya ubundi ngewe ngiye kubanza guteka inyanya mbanza kuziteka ukwazo azikorera mu bita nk'agacucu n'agakega ubundi wowe reka nkubwire